tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka nakubwiye ko Laodikiya ryari itorero ridashyuha kandi ridakonja, ryarakazuyaza. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira uburyo Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wa buri muntu wese kandi ariho akomanga. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma y'akano karuhuko. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Ibyahishuwe ibice 3 ku murongo wa 20 tuhabona ubutumire bw'umwami Yesu Kristo igihe icyo ari cyo cyose. Mu byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. Ubu ni ubutumire bw'umwami Yesu ukomanga ku rugi rw'umutima w'umunyabyaha. Iyi ni ishusho nziza cyane. Umunyamugeni w'umwongereza witwa Holman Hunt yagerageje gushyira iyi ngingo mu gisa n'ishusho, nuko ashushanya Kristo ahagaze ku rugi. Ubwa mbere akirangiza iyi shusho yahamagaye inshuti ze z'abanyabugeni ngo bagire icyo bavuga kuri iyo shusho, maze mugenzi we w'umunyabugeni aramubwira ngo Holman, wibagiwe ikintu cy'ingenzi ku rugi, ntabwo wagaragaje serire y'urugi. Nuko Hunt aramusubiza ngo uru rugi ni ishusho y'umutima w'umuntu, kandi serire y'urugi rw'umutima w'umuntu iri imbere mu mutima we. Iyi niyo shusho ya Kristo dufite mu byahishuwe, ahagaze ku rugi ari gukomanga, ntashobora kumena urugi. Ntitaye ku byo abahakanyi bavuga, umwami Yesu yavuye mu ijuru anyura ikuzimu kugeza ubwo agera no ku rugi rw'umutima wawe, ariko iyo ageze kuri urwo rugi ahita ahagarara agakomanga, hanyuma akaba ari wowe umuha karibu kugira ngo yinjire. Turasomye kandi ngo nzinjiriwe dusangire. Ibi bivuga ubusabane no kugaburirwa ijambo ry'Imana ndetse no kumenya neza Yesu Kristo. Mu byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 21 aravuga ngo unesha nzamuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicara na data ku ntebe ye. Nanone kandi ndashaka kugira ngo witonde urebe neza uburyo Kristo avuga cyane ku birebana n'ubusabane bwe na data. Buri gihe Kristo yerekana ko ubusabane bwe na data bwihariye. Kristo aravuga ngo data. Nanone kandi yaravuze ngo yuko nzamutse ngiye kwa data. Amagambo yanditse muri Yohana ibice 20 ku murongo wa 17. Ntabwo ari data wacu, kuko ubusabane bwacu n'Imana atari bwo busabane bwa Kristo n'Imana ariyo data wa Kristo. Umwami Yesu ari kudutegura kwinjira mu kindi cyiciro, aho avuga ngo mwicarana na data ku ntebe ye. Iyi niyo shusho tugiye kubona mu gice gikurikira, aricyo cya kane cy'ibyahishuwe. Mu byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 22 haravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ubu ni ubutumwa bwihariye bw'umwami Yesu Kristo ku matorero yose. Ubu twereka ko dukeneye kugira amatwi yumva. Nayo mpamvu ugiye nawe tugomba kwitonda cyane mu gihe cyose turi kwiga ijambo ry'Imana. Ntitugomba kuvogera umwuka w'Imana, ahubwo tugomba kumureka akaba ari we utubera umwarimu. Niba ufite amatwi yumva, arifuza ko wumva ibyo ashaka kuvuga, kandi umwuka w'Imana niwe wenyine ushobora guhindura ijambo ry'Imana kuba rizima muri wowe. Aya magambo ni nayo asoza ubutumwa Kristo yageneye amatorero 7. Kandi ubu butumwa ni ingenzi ndetse bwahuze ari n'ingenzi cyane. Nshuti yanjye, ngira ngo urabona ko namaze umwanya munini cyane mvuga kuri aya matorero 7. Impamvu nta yindi nuko aya matorero 7 avuga ku bihe turimo uyu munsi. Niba turi mu bagize itorero rye, turi no mu bagize umubiri we n'umuryango we, uhereye ku munsi wa Pentecote kugeza amagingo aya. Ibyo ariko biri kubamaze kwizera umwami Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Twabonye ko aya matorero 7 hari igihe cyageze agasa naho azimiye. Kandi muri buri torero tubonamo ihishurirwa ridasanzwe. Ntekereza ko turi mu gihe kiri kurangwa n'amatorero 2 ya nyuma mu yo twaganiriyeho.
nk'uko twabivuze mbere, mu itorero rya none harimo ibice bibiri. Igice kimwe gishushanywa n'itorero ry'i Laodikiya. Iki gice kikaba ari icy'amatorero akomeje kwerekeza mu buyobe. Hakaba nanone n'ikindi gice cya kabiri gishushanywa n'itorero ry'i Filadelifiya. Iki gice kikaba ari icy'amatorero agihagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iki gice cya kabiri gishushanywa n'itorero ry'i Filadelifiya ni nacyo kigize itorero Kristo agomba kuzajyana. Naho igice cya mbere gishushanywa n'itorero ry'i Laodikiya, kirimo amatorero atandukanye yitwa ko ari aya Gikristo, nyamara yatannye, atakigendera mu ijambo ry'Imana by'ukuri, ndetse atagihagaze neza muri Kristo. Ibyo ni byo bice bibiri biri mu itorero. Igice kimwe nicyo Kristo azajyana, ikindi gice gisigaye nicyo kizinjira mu bihe by'amakuba akomeye. Mu by'ukuri hari ubutumwa bwari bugenewe buri torero muri aya 7. Ntekereza kandi ko nk'umuntu watembereye muri Turukiya ahita yumva neza aho ayo matorero 7 yari aherereye. Ariho hari Aziya nto muri icyo gihe. Uwahageze wese ahita abona neza ibisigazwa byahoze ayo matorero 7. Umwami Yesu rero yabwiye abo muri ayo matorero yo muri Aziya nto. Kandi ayo matorero 7 ahagarariye amatorero yose yabayeho mu mateka y'itorero ririho uhereye kera kugeza n'uyu munsi. Nanone ariko ubutumwa Kristo yahaye amatorero 7 urandeba nawe bukakureba. Hari umuburo Kristo yahaye itorero ryo muri Efeso kandi rireba natwe aba kino gihe. Wari umuburo wo kutava mu rukundo bari bafite bwa mbere. Urwo rukundo bagombaga kugumamo nta rundi n'urukundo rwo gukunda Yesu Kristo no kugirana ubusabane nawe. Ikizamini nyacyo kuwizera, cyane cyane kuwizera ugerageza gukorera Yesu, ntabwo ari uburyo akoramo umurimo cyangwa uko yiyeguriye Kristo cyangwa se ibindi yakwishingikirizaho. Ikizamini nyacyo kuwizera ni iki kibazo kibaza ngo mbese uramukunda? Mbese ukunda umwami Yesu? Iyo umukunda ugirana ubusabane nyabwo nawe, ariko iyo utakaje ubusabane nawe uhinduka akazuyazi. Itorero ry'ubuyobe ryashinjwaga kuba akazuyazi, kandi twabonye ko kuba akazuyazi ari ikintu kibi cyane mu buzima bw'umwuka bw'uwari we wese. Umuvugabutumwa umwe wo muri New York niyo wigeze kuvuga ngo abakristo 20 b'akazuyazi bababaza Kristo cyane kurusha uko umuntu umwe w'umuhakanyi yamubabaza. Itorero ry'akazuyazi ribabaza Kristo cyane. Mwami Yesu yabwiye itorero ry'Isimuruna ngo be gutinya imibabaro. Nshuti yanjye, nushaka ubyemere rwose, imibabaro ni kimwe mu bintu bya mbere abakristo ba kino gihe basigaye batinya. Abakristo ba none usanga batemera kubabazwa kubwo gukorera umwami Yesu. Nyamara kubabazwa ni kimwe mu buryo umwami Yesu akoresha kugira ngo amenye ikigero tumukundamo. Ku itorero ry'i Perugamo, umwami Yesu yavuze ngo, ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, nawe nikumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolaiiti nkabo. Aya magambo yanditse mu Byahishuwe ibice 2 kuva ku murongo wa 14 kugera ku wa 15. Uyu munsi hariho inyigisho z'ibinyoma, kandi izo nyigisho z'ibinyoma nazo zari Perugamo. Ku itorero ry'i Tuwatira, umwami Yesu yaravuze ngo, nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Aya magambo yanditse mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 20. Ibyitwa imico mishya iri kwaduka uyu munsi iteye ubwoba. Bamwe batekereza ko bashobora kwemera Kristo maze bakibera uko bashatse. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ibyo bidashoboka mu gihe waba uri umwana w'Imana koko. Ku itorero ry'i Sarudi, ariryo rishushanya itorero ry'Abaprotestant, byagaragaye ko iri torero rimeze nk'intumbi, kuko umwami yararibwiye ngo, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Aya magambo yanditse mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 1. Mbese muvandimwe, itorero ryawe rimeze gute? Mbese ni rizima? Mbese uri muzima cyangwa warapfuye kandi itorero ryawe ryarapfuye? Abantu benshi bameze nk'abapfuye muri iki gihe, nyamara bakomeza kuvuga ko bagihagaze mu kwizera kwa mbere. Ariko nshuti yanjye, ukuri guhari nuko itorero rishushanye ry'Abaprotestani rimeze nk'intumbi mu buryo bw'umwuka, kandi iki ni ikintu kibi cyane. Itorero ry'i Filadelifiya ntabwo ryari mu byago, kuko umwami Yesu atigeze arigaya na gato, ariko yararibwiye ngo, ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mbese niba ikiri itorero ryari rifite? Umwami Yesu yashimiye itorero ry'i Filadelifiya kubwo gukomeza ijambo rye. Natwe uyu munsi tugomba kwitondera ibi ngibi. Iyo ntekereje igihe cyose maze mvuga ubutumwa bwiza, nsanga hari abantu benshi bakoze cyane uyu murimo w'ivugabutumwa ndetse no kundusha. Aba bahagararaga mu kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse bakarirengera, ariko uyu munsi bamaze kuva mu kwizera kwabo. Ibyo rero birantangaza cyane, kandi nabyo bishobora kugera ku itorero rya none rishushanywa n'iryahoze ari iry'i Filadelifiya. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ko nta kintu kizambuza gukomeza guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana,
kandi nawe nibyo nkwifuriza. Ku itorero ry'i Lawodikiya umwami Yesu yararibwiye ngo, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonja ntubire, ngiye kukuruka. Amagambo yanditse mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 16. Iri torero ry'i Lawodikiya ryarimo abahakanyi bigiraga abakristo ariko atari bo. Ariko rero mu butumwa bwa nyuma umwami Yesu yageneye iri torero ry'i Lawodikiya nuko yabasabye kwihana, ndetse abaha ubutumire bwo kumusanga. Ikiganiro cy'uyu munsi kiratwinjiza mu gice cya 4 mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aho batubwira ibyerekeye n'uko itorero rizaba rizamuwe mu ijuru hamwe na Kristo. Twabonye amateka y'itorero avuga ku matorero 7 aboneka mu Byahishuwe kuva mu gice cya 2 kugera mu gice cya 3. Ariko iyo tugeze mu gice cya 4 havuka ikibazo kibaza kiti, mbese niki cyabaye ku itorero? Kuko kuva ku gice cya 4 kugeza mu bice bya nyuma by'igitabo cy'Ibyahishuwe nta handi hantu bongera kutubwira iby'itorero usibye ku musozo w'iki gitabo, aho twongera kubona ubutumire bwa Kristo ku bantu bose muri rusange. Kuva mu Byahishuwe ibice 4 gukomeza nta handi wongera kubona ijambo itorero, ariko guhera mu gice cya 1 kugeza mu gice cya 3 cy'Ibyahishuwe tubona ko ijambo itorero rikomeza kugaruka cyane, ndetse rivugwa inshuro 99 muri ibyo bice bitatu bibanza. Tubona rero ko guhera mu gice cya 4 cy'Ibyahishuwe itorero risa naho riba ryamaze kujyanwa rigahurira n'umwami mu bicu. Nanone kandi bisa n'uko itorero riba ryamaze kujya mu ijuru. Uko rero niko bigendekera itorero. Ibyahishuwe bigaragaza ko kujyanwa ku itorero bibaho mu gihe cy'itorero ry'i Filadelfiya, hanyuma ikitwa ko ari itorero gikomeza kuba mu isi kikitwa gusa ishyirahamwe. Abagize iryo shyirahamwe ni nabo bazinjira mu gihe cy'amakuba akomeye, kandi nyuma tuzumva abo muri iryo shyirahamwe bitwa maraya ukomeye. Mbega izina ribahabwa! Mu by'ukuri ishusho iteye ubwoba cyane muri Bibiliya iboneka mu gice cya 17 cy'Ibyahishuwe. Mbese hari aho twongera kumva iby'itorero mu bice bisigaye by'iki gitabo? Yego, hari hamwe bongera kuritubwira, ariko ntibatubwira ko ari itorero, ahubwo batubwira ko ari umugeni. Ni umugeni witeguriye umukwe we. Kuva ku gice cya 4 kugera ku gice cya 22 mu Byahishuwe tubonamo ingingo ya nyuma nkuru y'iki gitabo cyiza cyane. Yohana yahawe ingingo nkuru zigize iki gitabo maze natwe azitugezaho. Ntabwo tugomba gucikanwa n'ibyo Yohana tubwira, ko mu Byahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 19 tubwira ngo, nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Ijambo n'ibiri bukurikireho mu Kigiriki ni metatauta, bisobanura ibyagombaga gukurikiraho nyuma y'ibyo tubona mu Byahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 19, ari nabyo turimo gusoma muri kano kanya. Hariho ibihamya byinshi bitwereka neza ko Ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo, kuko ukinjira muri iki gice ubona ko hari byinshi biba bihindutse. Icyambere, igihamya cya mbere nuko mu gice cya 4 tubona ko itorero riba ritakiri kubarizwa mu isi. Twabonye ko itorero rikiri mu isi rivugwa inshuro 99 mu bice bibanza by'igitabo cy'Ibyahishuwe. Ni ukuvuga kuva ku gice cya 2 kugera mu gice cya 3 mu Byahishuwe batubwira ibirebana n'itorero mu isi, ariko kuva ku gice cya 4 kugeza ku musozo w'iki gitabo cy'Ibyahishuwe ntabwo bongera kutubwira iby'itorero mu isi. Umurongo umwe rukumbi wanzura ubuhamya bw'itorero ko ryavanywe mu isi uboneka mu Byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 16. Kristo niwe wabwiye abe ngo, sabi isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 16. Yarongeye kandi abwira abantu ngo, nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 3. Igihamya cya kabiri cyerekana ko Ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo, nuko igitekerezo cy'itorero gikomeza kugaragaza ko riba ryamaze kwimukira ahandi hantu hashya ariho mu ijuru. Mbese ni gute itorero rigera mu ijuru? Iki ni ikibazo cyiza cyane, kandi Pawulo yatanze igisubizo aho yagize ati, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Aya magambo yanditse mu Batesalonike ba mbere ibice 4 ku murongo wa 17. Nanone kandi Pawulo asobanura iby'uku kujyanwa mu Bakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 51 n'uwa 52, aho agira ati, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kwizera gushyira umunyabyaha wihannye mu mwanya utekanye, ndetse akinjira mu itorero agahabwa amahirwe yo kuzazamurwa guhura n'umwami mu bicu, akaba mubera bazanyura mu irembo rifunguye ryo mu ijuru.
ubwo Kristo akazabana n'iryo torero, kuko n'ubusanzwe Kristo ari mu ijuru uyu munsi. Itorero rizaba riri mu ijuru hamwe na Kristo, ariko bitegereza ibizabera mu isi mu gihe cy'amakuba akomeye, nk'uko iby'icyo gihe biboneka mu byahishuwe igice cya 6. Igihamya cya 3 cyerekana ko ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo, nuko itorero atari izina, ahubwo ari ubusobanuro bw'abamaze kwizera Kristo muri iki gihe. Nshuti yanjye, iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa neza muri iki gihe. Ijambo itorero mu Kigiriki ni ecclesia, aho ijambo kaleo bisobanura guhamagara, naho ek bigasobanura kuva. Nuko rero ijambo ryose rya ecclesia bigasobanura itsinda ry'abantu bahamagawe, bakuwe mu isi. Mu byahishuwe tubona ko itorero rikigera mu ijuru ritakaza izina riba risanzwe rizwiho mu isi, ahubwo rikitwa ukundi. Ibyo tuzabibona nyine muri iki gice cya 4 cy'ibyahishuwe, aho batubwiramo abakuru 24 bashushanya itorero mu ijuru. Nanone kandi tuzabona itorero mu ijuru ryitwa umugeni wageze mu rugo rushya, arirwo Yerusalemu nshya. Ryashyirahamwe nakubwiye mbere ribaho ryita ko ari itorero, tubona ko rizakomeza kuba mu isi ryiyita itorero, ariko kandi mu byahishuwe bakaryita irindi zina ribi, ari ryo maraya. Mu myaka yashize nyakwigendera Dr. George Gill niyo wigeze kuvuga ngo hariho amatorero amwe azaterana ku cyumweru kizakurikira icyo kujyanwa ku itorero ry'ukuri rya Kristo, kandi muri ayo matorero nta muntu wabo bazabura. Abagize ayo matorero bose bazaba bahari. Kubera iki? Kuko abo ari abagize itorero ry'i Laodikiya, rizwi kuba ryiyita rya Kristo ariko atari ryo. Igihamya cya 4 cyerekana ko ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo, nuko ibivugwa ku rubanza ruboneka mu byahishuwe ibice 6 bidafite aho bihurira n'ubuntu hamwe n'amasezerano Imana yasezeranyije itorero. Kuko itorero risigaye mu isi ntiryaba rikiri mu buntu bw'Imana yasezeranyije ko izarikiza urubanza. Igihamya cya 5 cyerekana ko ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo, nuko amagambo yo mu byahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 19 yerekana neza ko hari ibiba bihindutse ku musomyi urangije gusoma ibyahishuwe igice cya 3 yinjiye mu byahishuwe igice cya 4. Kuva rero twinjiye muri iyi ngingo ya nyuma y'igitabo cy'ibyahishuwe ivuga ku rubanza n'umujinya, ntibitubuze gukomeza kuzirikana ko Yesu Kristo ari we nsanganyamatsiko nkuru y'iki gitabo cy'ibyahishuwe. Kristo niwe uyobora buri kimwe cyose kugeza ku ndunduro. Mu byahishuwe ibice 7 ku murongo wa 17 niho batubwira ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami. Kristo ni umwana w'intama kuko yapfuye kubera ibyaha by'abari mu isi, kandi niwe uzaca urubanza. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Nyuma yo kurebera hamwe iby'itorero ryagezeho rikiri mu isi, ingingo ikurikiraho y'ibyahishuwe yerekana itorero ritakiri mu isi ahubwo riri mu ijuru. Iyi ni impinduka idasanzwe. Nyamara rero ijambo ry'Imana ryerekana abantu n'ibintu byo mu ijuru mu buryo busanzwe nk'uko ryerekana n'ibyo mu isi. Nta mayobera agaragazwa mu ijambo ry'Imana. Impamvu nta yindi ni uko Umwuka Wera ari ubasha kudusobanurira ibyo mu ijuru mu buryo bworoshye nk'uko asobanura n'ibyo mu isi. Mbese byari kugenda gute iki gitabo cy'ibyahishuwe cyandikwa n'umuntu? Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko yaza kugera kuri iyi ngingo ivuga ibyo mu ijuru yari gushyiramo amakabyankuru. Mbese waba uzi impamvu mvuze gutyo? Niba ugira ngo ndabeshya, soma ibitabo biri gusohoka uyu munsi, byaba ibivuga ku isi yo hejuru mu isanzure, yo munsi y'ubutaka, cyangwa ibivuga ku isi itabonwa. Uzabona ko abandika kuri izo ngingo nkubwiye bakabya cyane, kandi bene aya makabyankuru ni kimwe mu bihamya byerekana neza ko ibitabo byandika izo nkuru biba birimo ibinyoma byinshi. Uyu munsi hariyo ingingo ishishikaje abantu cyane, harimo n'abakristo. Iyo ngingo ikaba ivuga ibirebana na Satani n'abadayimoni. Nifuje kenshi kwandika ibirebana n'iyi ngingo, ariko mu by'ukuri ntacyo nabikozeho, kuko mu by'ukuri igihe ibitabo byinshi byasohokaga bivuga kuri iyi ngingo ya Satani n'abadayimoni,
nabonye abanditsi benshi barakunze gushyiramo amarangamutima, ariko nshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko muri iki gitabo cy'ibyahishuwe ntaho wabonamo amarangamutima cyangwa amakabya nkuru. Reka nkumenyeshe rero ko ingingo yacu tugezeho muri iki gice cya 4 cy'ibyahishuwe ari ingingo itubwira ibyo mu ijuru, kandi iyi ngingo ni nziza cyane ndetse nta makabya nkuru ya muntu wayisangamo. Kuri iyi ngingo twinjiyemo rero, itorero ntiryongera kwitwa izina riba rimenyereweho hano mu isi, ahubwo ryahindutse inkiko y'abatambyi babizera bari kumwe n'umutambyi mukuru. Mu yandi magambo, navuga ko mu byahishuwe igice cya 4 n'igice cya 5 ibiremwa byo mu ijuru biba bisa n'ibiri kudusuhuza, mu gihe mu isi naho haba hagiye gutangira ibihe by'amakuba akomeye, bikabanzirizwa n'abagabo 4 batwaye amafarashi. Iyi ngingo tugezeho rero yerekana Kristo akomatanyirijwe hamwe mu mirimo 3, ni ukuvuga Kristo nk'umuhanuzi, umutambyi ndetse n'umwami. Tubona kandi Kristo asengwa nk'Imana kuko ari Imana n'ubundi. Mu byahishuwe ibice 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo, hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Ngo hanyuma y'ibyo ari byo bivuga rya jambo ry'ikigiriki twabonye rya metatauta. Iri jambo rikaba rigaruka inshuro 2 muri uyu murongo tumaze gusoma, kuko iri jambo ritangira uyu murongo kandi rikawusoza. Hari impamvu y'ingenzi cyane ituma iri jambo rigaruka kenshi muri uyu murongo tumaze gusoma. Mu by'ukuri biboneka ko Yohana yari afite ubwoba ko abatemera iby'ingoma y'imyaka 100 bari guhusha iyi ngingo yavugagaho, nuko yigira inama yo gusubiramo iri jambo ngo hanyuma y'ibyo inshuro 2. Ngo mbona, ni ukuvuga yabonye urugi. Yohana yarongeye ati numva, ni ukuvuga hari ijwi yumvise guturuka kuri urwo rugi. Nshuti yanjye, urumva ko ibintu nk'ibi wagira ngo ni nka televiziyo turiho tureba. Ndakubwiza ukuri ko iyi ngingo turiho aricyo kiganiro cya mbere cyiza cyatambuka kuri televiziyo. Iki ni ikiganiro cyiza cyo kuri televiziyo yo mu ijuru. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ijuru ari ahantu habaho, kandi ni ingenzi cyane kudahusha iyi ngingo turiho, kuko igiye kutubwira byinshi ku birebana n'ijuru. Gusa tugomba kwemera ko ibivugwamo ari ibintu biriho nk'uko n'isi iriho. Ngo mbona mu ijuru urugi rukinguye. Uru ni rumwe mu nzugi 4 zifunguwe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Urugi rukinguye bwa mbere ruboneka mu byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 8. Havuga ku itorero ry'i Filadelfiya, aho umwami Yesu yavuze ngo dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Uru rugi rwerekana amahirwe yari ahawe iri torero ry'i Filadelfiya kugira ngo ryamamaze ijambo ry'Imana. Urugi rukinguye rwa kabiri ruvuga ku butumire bwa Kristo. Ruboneka nanone mu byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 20. Havuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Uru rugi ni urw'umutima wawe. Nanone kandi mu byahishuwe igice cya 4 ku murongo wa 1 batubwiramo urundi rugi rwa 3 rukinguye, ari rwo nzira igera ku Mana uciye kuri Kristo nk'uko tuzabibona. Mu byahishuwe ibice 19 ku murongo wa 11 naho tuhabona urugi rwa 4 rukinguye rwo mu ijuru. Uru ni rwo rugi Kristo azacamo ubwo azabaje mu isi bwa kabiri. Ubwo azacamo uru rugi, igihe cy'amakuba akomeye kizahita kirangira, maze arimbura abanyabyaha n'abigometse ku Mana bose, hanyuma y'imingoma ye. Yohana ntabwo yabonye urugi rukingutse ako kanya, oya, ahubwo urwo rugi ruhora rukinguye. Ni urugi abizera bakomeje kunyuramo, kandi imyaka 2017 irashize bakirunyuramo kuko rubageza ku Mana. Muri Yohana ibice 14 ku murongo wa 6 niho hasobanura neza iby'uru rugi, kuko havuga ngo Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yesu yaravuze nanone ngo nijye rembo, umuntu niyinjira muri ryo azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 9. Nshuti yanjye, urugi cyangwa se irembo rigana mu ijuru ni umwami Yesu Kristo. Ni nawe kandi uzaza ku rugi rw'umutima wawe. Twinjira rero muri urwo rugi kubwo kwizera. Twasomye nanone ngo zamuka uze hano. Ubu ni ubutumire bwa Yohana guturuka mu ijuru, kandi ubutumire ku bantu bose basabana kubwo kumenya Kristo nk'umukiza. Mu rwandiko rwe rwa 3 Yohana yaravuze ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo wabisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 3. Yohana yari havuga ngo twarabyumvise, twarabibonye, hanyuma turabibabwira. Ati nababwiye ibi kugira ngo namwe mugirane ubusabane, kandi umunsi umwe muzanyura muri urwo rugi rukinguye. Twasomye nanone ngo kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda. Iri ni ijwi rihamagarira itorero guhura na Kristo mu bicu.
none iri jwi ni iryande? Ni ijwi rya Kristo. Iri jwi ritwereka kimwe mu bimenyetso bigaruka cyane muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Nshuti yanjye, impanda ntabwo ivuga, ahubwo tubona gusa ko muri uyu murongo dusomye bakoresheje imvugo shusho. Abacuranzi bajya nabo bakoresha iyi mvugo shusho, ukumva baravuga ngo impanda cyangwa umwirongi wabo uravuga. Iyo bavuze gutyo ntabwo biba bisobanuye ko impanda cyangwa uwo mwirongi bivuga, ahubwo baba bakoresheje imvugo shusho. Ijwi rya Kristo ni nk'impanda, kandi iri ni ryo jwi Pawulo yavuzeho mu Batesalonike ba mbere ibice 4 uhereye ku murongo wa 16 ukagera ku murongo wa 17, aho yagize ati, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko iyi ngingo turiho ivuga neza ibirebana no kuzamurwa. Umuntu nakubwira ko ijambo kuzamurwa ritabaho muri Bibiliya, uzibuke ko ijambo ry'ikigiriki rivuga kuzamurwa ari harpazo, bisobanura kujyanwa hejuru cyangwa kuzamurwa. Niba rero udakunda ijambo kuzamurwa, ujye rero ukoresha ijambo harpazo. Iryo ni naryo Pawulo yakoreshaga. Tuzajyanwa mu ijuru, kandi ijwi rya Kristo rizaba rimeze nk'iry'impanda ryazamuye Yohana, kandi umunsi umwe rizazamura wowe nanjye. Twasomye ngo uzamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Mbese ibizabaho hanyuma y'ibyo ni ibiki? Mbese bizabaho hanyuma y'ibiki? Hanyuma y'uko itorero rizaba rimaze gusoza umurimo waryo mu isi rizamuwe. Mu gusoza nyemera nkugezeho incamake y'ibyo twaganiriye. Twabonye ko Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wa buri muntu wese, kandi arakomanga. Numukingurira arinjira mu buzima bwawe, nutamukingurira ntabwo yinjira. Nahawe rero kwemera ko yinjira cyangwa kwanga ko yinjira. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana, ndagushimiye ko watanze umwana wawe w'ikinege ngo akure abari mu isi mu byaha. Icyo nsabira uwanteze amatwi nuko yafungura umutima we, maze agatangira gukora ibihwanye no gushaka kwawe. Bisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka tuzakomeza kuganira mu byahishuwe ibice 4, nkazakubwira ishusho Yohana yahishuriwe, maze akabona uko bizamera ubwo itorero rya Kristo rizaba rimeze nyuma yo kugera mu bwami bw'ijuru. Zirikana aya magambo umwami yavuze agira ati, dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.